Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye impaye uyu mwanya kugira tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mukuru wa Pentecote, munsi mukuru w'itorero. Ndagira ngo mbashimire ubutumire mwampaye bwo kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya. Ndagira ngo uyu munsi tuze gusoma ijambo ry'Imana rijyanye n'ubundi n'uyu munsi wa Pentecote, hanyuma aho tuza kureberamo umumaro w'umwuka wera. Turebe umwuka wera turimo tuvuga, umwuka wera ujyanye n'uyu munsi mukuru, ubwo Roho Mutagatifu cyangwa umwuka wera yamanukiraga ku ntumwa, icyo bivuze, umumaro wabyo. Tuze kureba umumaro w'umwuka wera, hanyuma turaza kurebamo n'ikindi gice cyitwa bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kuzura umwuka wera. Hanyuma turaza gusengana hamwe kubwira ijambo tuba tumaze kumva. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana nk'uko turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 14 umurongo wa 15. Turaza no gusoma mu byakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo, turaza guhera ku murongo waho wa 7 n'uwa 8, hanyuma tuze gusoma n'ibyakozwe n'intumwa duhereye ku gice cyaho cya 2. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko maze kubibabwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15. Aravuga ngo Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. 15, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, ibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Umurongo wa 18, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Sigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye aba muri we. Reka dusome noneho ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere duhereye umurongo wa 8, hanyuma tuze kubona uko dusobanura nyuma. Aravuga ngo dore ku murongo wa 7, arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu byakozwe n'intumwa, ibice 2 uko nabivuze, umunsi nyirizina uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Aravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri bene Data, kuri aya magambo maremare tumaze gusoma avuga ku mwuka wera, ngira ngo umwuka wera cyangwa Pentecote ubundi bivuga iminsi 50. Iminsi 50 yabaye uyibara uhereye kuri Pasika, hanyuma ku munsi wa 50 uba ari uwo munsi wa Pentecote. Hanyuma aya magambo dusomye yo muri Yohana, ibice byaho 14 kuri umurongo wa 15, Yesu yavuganye n'abigishwa be arababwira ngo nimunkunda. Aravuga ngo nimunkunda
muzitondera amategeko yanjye. Imana ishimwe. Bivuga ngo gukunda Yesu ntabwo ari ku munwa gusa, ahubwo gukunda Yesu ni mu bikorwa no kugaragaza koko ikigaragaza yuko Kristo ari we shobuja, Kristo ari muri wowe abana nawe. Aravuga ngo kubera ko muzaba mwankunze kandi mukitondera amategeko yanjye, aravuga ngo nanjye, haleluya, nzasaba data nawe azabaha undi mufasha, umwuka wera wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo mu bintu turi burebe bijyanye n'umumaro w'umwuka wera harimo kubana natwe ibihe byose. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza ibi bihe byose yavugaga ni ibihe. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo ari muri wowe, umwuka wera akaba muri wowe, ni ukuvuga ngo ntabwo agusiga, nta bihe na bimwe atinya. Iyo ari ibihe byiza murabana mukagendana, byaba ari no mu bihe bibi mugakomeza mukabana mukagendana. Umwanditsi wa Zaburi yaranditse aravuga ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Ahari no muri iki gihe ndagira ngo nkubwire yuko ukeneye umufasha, ukeneye kubana na Yesu, ukeneye umufasha w'umwuka wera kugira ngo abane nawe mu bihe byose. Muri iyi minsi iyo ugiye kureba ukaganira n'abantu ukareba isi yose ifite ikibazo gikomeye cyane cyitwa COVID-19. Abantu bose bavuga COVID-19. Ibintu byinshi byarahagaze kubera COVID-19. Ariko haleluya, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu we ntajya asesa amasezerano kubera COVID. Yesu ntajya agabanya umushahara kubera COVID. Yesu abana nawe, akagendana nawe mu bihe byose, akagufata kandi akagendana nawe. Nyuma arakomeza abwira abigishwa be, arababwira ngo ubwo yari ari hafi kujya mu ijuru, arababwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi, arababwira ngo ahubwo nzaza aho muri. Imana ishimwe. Umwuka wera ni isezerano ryacu, ni isezerano Yesu yadusigiye. Yaravuze ngo ntabwo azadusiga nk'imfubyi. Wowe uyu munsi ndagira ngo nkubwire ufite uburenganzira bwo gusaba umwuka wera. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo arobanura ku butoni, ahubwo umwemera akamwizera agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo aramwemera. Imana ishimwe. Ivangura isezerano ni iryawe nanjye. Uburenganzira bwo gusaba umwuka wera kubera ko dusezeranije, aratubwira ngo ntabwo azadusiga nk'imfubyi. Ndagira ngo nkubwire ijambo Yesu yavuze araririnda kandi akarikomeza kugeza arisohoye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ababigishwa babwiwe aya magambo, babwirwa yuko atazabasiga nk'imfubyi, babwirwa yuko azagendana nabo, babwirwa yuko azabana nabo, babwirwa yuko azabakomeza, babwirwa yuko azagenda abigisha byose, akabigisha uko bitwara n'uko bagenda. Hanyuma ibi bintu barabyumva. Igihe kimwe rero nk'uko twabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baramwegera, bari kumwe nawe. Hanyuma baramwegera bamaze kumenya ko Yesu yari yaramaze kuzuka, birumvikana. Hanyuma baramwegera ngo ariko turashaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma, tumenye neza, tusobanukirwe, tumenye niba uyu ariho munsi. Kubera ko muri aba bigishwa harimo abantu bari barababajwe, harimo abagiye batukwa, barakubitwa, abandi bajya kwihisha. Ibyo murabizi. Petero yihakana Yesu, yagiye amwihakana igihe Yesu bari bagiye bamugambaniraga, bagiye kumwica, amwihakana biza gusohora nk'uko Yesu yari yamubwiye yuko inkoko izabika amaze kumwihakana. Ariko icyiza nuko yaje kwisubiramo agasaba imbabazi. Hari n'abandi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye tutarondora hano. Hanyuma bamaze kubona Yesu yazutse, yaje bari kumwe nabo, baravuga ngo ariko bitewe n'umubabaro twagiye tugira, bitewe n'ibyo Yesu yari yaragiye avugana natwe, avugana natwe yuko azaza kandi akimara umwami ufite ubutware, ufite imbaraga, mbese tubimenye neza niba iki ari cyo gihe yenda kuzanamo ubutware mu Bisirayeli. Tubimenye, twabanye nawe, tugumana nawe. Birashoboka yuko uyu munsi ari jewe none uzafata imyanya y'imbere. Baramwegera ku murongo uhere ku murongo wa 6 mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, baravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Baravuga ngo mbese iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Mbese
batangira kwitanya ubwami bwa Yesu Kristo n'ubwami bw'isi, batangira kubyitiranya, baravuga ngo natubwire niba cyo kugira ngo tumenye yuko natwe igihe cyacu kigeze. Hanyuma ababwira neza ku murongo wa 7, aravuga ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi haleluya muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ahangaha yababwiye amagambo meza, yababwira ngo ibyo si ibyanyu. Niyo yababwiye ngo ibyo mwibwira ntabwo ari byo nibwira. Niyo yababwiye ngo ibyo mwibwira ko ari byo bigiye kuba, si byo bigiye kuba. Arababwira ati ariko kubera ko muri abanyu, kubera ko isezerano nari bahaye, arababwira ngo ndimo ndabareba nkabitegereza, ngasanga mukwiye undi mufasha, mukwiye imbaraga, mukwiye kuba abagabo nyabagabo. Arababwira ngo nubwo imeze gutyo, nubwo atari cyo gihe, nubwo atari ngombwa kumenya ibyo data yagennye, aravuga ngo icyakora haleluya muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze kuzura umwuka wera, umwe mu mimaro y'umwuka wera ni uko umuntu abasha kuvuga ashize amanga, ni uko umuntu abasha guhamya Yesu ashize amanga. Mbese umwuka wera atuma umuntu aba umugabo nyamugabo wo guhamya Yesu adafite ubwoba. Urebye mu byakozwe n'intumwa ukaza kureba Petero wa wundi wihakanye Yesu, uko twabibonye mbere twabivuze, amaze kuzura umwuka wera, hanyuma baramubaza, arababwira ati bagabo bene data, Mana shimwe, bagabo bene data, tangira kuvuga Yesu. Yesu wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mureba, Mana shimwe. Atangira kubabwira, atangira kubashinza no kubahamya ashize amanga, atangira kuvuga ashize amanga. Mu mumaro w'umwuka wera, umumaro w'umwuka wera atuma umuntu abasha kuvuga ashize amanga. No kuvuga ngo umwuka wera naza muri wowe, uzabasha guhamya Yesu muri quartier ushize amanga. Umwuka wera azatuma wumva ibyo abandi batumva, atuma ukora ibyo abandi badakora, atume wirinda mu buryo ubwo aribwo bwose. Abandi baziba, abandi basambane, ariko umwuka wera bikubuza. Abandi bazagira amagambo bagambane, bakora ibiki, ariko wowe umwuka wera akubwire ngo mwana wanjye wikoraho, ibyo si ibyawe. Mana ishimwe. Mbese ibibazo uzahura nabyo, umwuka wera azajya agenda akubwire ngo humura mwana wanjye, jyewe ndi kumwe nawe. Ikindi, umwuka wera araduhumuriza kandi aratwigisha. Umwuka wera aratuvuganira, ni umuvuganizi wacu. Iyo usomye ukaza kureba muri uyu mumaro w'umwuka wera, atuma umuntu abasha gukorera Imana afite ibyiringiro bifatika. Iyo usomye mu Befeso usanga bavuga ngo niwe natwe twahaweho ingwate. Ingwate ubundi ugiye mu busobanuro bw'ingwate murabyibuka neza, iyo ugiye muri banki bagusaba ingwate kugira ngo baguhe amafaranga yabo, kandi akenshi iyo ngwate iba iri hejuru y'icyo wowe usaba. Bivuga ngo umwuka wera twahawe, ubuzima tubamo bw'umwuka wera, ubuzima umwuka wera tujyanamo tubamo ari uburyo bw'ingwate. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero dukomeze mu gice gikurikiyeho tureba bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kuzura umwuka wera. Hanyuma turaza gukomeza dusenga Imana, dusengera abantu kugira ngo babashe kuzura umwuka wera, kandi turizera neza ko ari isezerano ryacu, Imana nayo yiteguye kubidusohoreza. Reka dukurikire n'igice cya kabiri. Yesu abaho umugisha.